ni umwanya w'ikiganiro inganzo n'ubuvanganzo. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Pastor Rutayisire Antoine nakunze iki kiganiro cy'inganzo n'ubuvanganzo cyaje mbere ko izagira kuri Radio Salus. I don't understand. Why? Igihangano cyanjye ni uburyo bwo kuzuka. Ushobora gupfa uyu munsi, iriya stati yanjye ikazamara imyaka 10. Yanditse ibitabo byinshi byatumye ahinduka umwanditsi w'ibihe byose. Ubwo yari arimo akina filime Fast and Furious yaburiye ubuzima bwe mu impanuka. Nitwa Izere Ruwanjehora, nkunda kumva ikiganiro inganzo n'ubuvanganzo. Inganzo tuganire ku bijyanye n'inganzo zinyuranye mu kiganiro inganzo. Ikiganiro inganzo ni ikiganiro cya Radio Salus. Ndabasuhuje kandi mpaye ikaze nshuti bakunze mukurikira gahunda za Radio Salus, by'umwihariko mwebwe mukunda ikiganiro inganzo n'ubuvanganzo. Ikiganiro inganzo n'ubuvanganzo ni ikiganiro cya Radio Salus mwigiramo byinshi ku nganzo z'abahanga batandukanye, mukanamenya byinshi ku buvanganzo bwabo bwo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri saa 7 n'igice z'amanywa ndetse na bukeye bwaho ku wa gatatu mu rukerera. Mugikurikira kuri Radio Salus ku mirongo yayo ya FM ariyo 97 n'ibice 0 ndetse n'101 n'ibice 9. Mudukurikira kandi kuri murandasi wa3.salus.ura.acha.lawa. Naho kuri application ya TuneIn n'izindi zumvirwaho radio zose ni Radio Salus, radio ya bose. Mushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga za Radio Salus zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse na X. Jibategurira iki kiganiro inganzo n'ubuvanganzo nkanakibasangiza nitwa Gilbert ukwizagira. Mbahaye ikaze. Mu kiganiro inganzo n'ubuvanganzo cy'uyu munsi turatembereza mikoro za Radio Salus i Kigali mu imurikagurisha. Tuganire na Emmanuel Uwimana uzwi nka Emi Sempa ndetse na bagenzi be babanditse ndetse n'abandi batunganya ibitabo barimo Umusizi Sanzabera n'abandi. Baratuganiriza ukiri muri kagurisha riri kubera mu mujyi wa Kigali rimeze, ndetse banatubwira uko abaryitabiriye bari kwitabira gahunda y'igitabo muri rusange nk'uko bitabira n'izindi serivisi zose ziba ziri kuhacururizwa cyangwa kuhagaragarizwa, ndetse n'ibindi bari kugenda bahuriramo nabyo muri muri kagurisha. Ni muri kagurisha ryo ku rwego rw'igihugu ariko riri mpuzamahanga riri kubera igikondo mu mujyi wa Kigali. Reka tubaye ikaze mu kiganiro, ntimujye kure ya Radio Salus. Murakoze cyane. Nitwa Emmanuel Uwimana, batazira Emi Sempa, nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo bitandukanye bibanisha umuryango nyarwanda. Abamaze rero kwandika ibitabo bigera mu 8. Cyambere cyitwa ubuzima mu muryango, ikindi cyitwa inzozi z'urukundo, akaba ikindi twanditse cyitwa isano isumbi y'amaraso, akaba ikindi nayo twanditse cyitwa umurunga w'urukundo, kaza ikiguzi cy'imbabazi, kaza ikindi twise ibikomere byawe byanteye gukomera, akaba kandi gatabo keza twandikiye abana kitwa ngo gaje ajya gusura nyirakuru, na gatabo karimo inkuru donc ifasha abana gusoma. Kaza ikindi cyitwa twanditse cyitwa ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Ariko mu no mwaka hari ikindi gitabo muri bino bitabo twanditse nkuko mubyumva biri mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko turi mu nzira yo gukora translation cyangwa se guhindura bino bitabo twanditse mu kinyarwanda tukabishyira mu zindi ndimi. No mwaka rero 2025 hari icyo twanditse cyangwa twakoreye translation mu Gifaransa, icyo twise ngo de table sirene malaisance, aricyo kiriya cyitwa ngo ibikomere byawe byanteye gukomera, iyo twahereyeho. Navuga ko ndi uwo nguwo nuwo nivuze ko donc igicumbi cya nyamukuru nuko ndi umwanditsi. Murakoze cyane. Ubushize ubwo twaganiraga namwe Radio Salus, ndibuka ko nababwiye ko mfite umushinga mugari no w'inzu usohora ibitabo cyangwa se ibyo bita publishing house. Iyo nzu rero byari inzozi byabaye impamo. Inzu yarafunguwe yitwa Isano Bella Publisher, donc imaze igihe kumara hafi umwaka ifunguye. Rero ubu turakataje, turimo turafasha abanditsi. Iyo nzu kugeza ubu imaze gusohora ibitabo 4
hari n'ikindi cya gatanu turimo gukoraho nacyo kizasohoka mu minsi mikeya. Rero impamvu yatumye tuyishyiraho ni ukugira ngo reka mbere ko hari challenge nk'umwanditsi maze imyaka hafi 15 ndi muri runo ruganda rw'igitabo nandika igitabo cya mbere nacyanditse mu 2010. Rero nk'umwanditsi hari imbogamizi nahuye nazo mu gihe nandikaga. Nuvuga ngo icya mbere nta makuru nari mfite y'uburyo nakwandika igitabo, iyo ari imbogamizi ya mbere. Icya kabiri no kubona inzu yamfasha gusohora ibitabo nari mfite, navuga ngo biri draft cyangwa se inyandiko nari mfite ngo zibe igitabo kiri kuri level mpuzamahanga, nabyo byari imbogamizi. Rero muri iyo myaka yose ikintu nakuyemo nk'isomo nuko navuze ngo aho nasitaye ntabwo nakwifuriza ko abandi nabo bahasitara. Nashatse ko negera wa muntu ufite inyota yo kwandika, wa muntu wumva nawe yakwandika igitabo cyangwa se hari ibyo yasangiza abandi, kumufasha kugira ngo iyo nzu nashyizeho ni ukugira ngo ifashe abo bantu bafite iyo nyota, baba urubyiruko baba abakuze, kugira ngo mbafashe mbabwire nti ibyo bitekerezo byawe ufite byiza nagufasha kubishyira ku mpapuro hama bikitwa igitabo. Rero nagira ngo nashyizeho iyo nzu y'ibitabo kugira ngo norohereze wa muntu ufite inzozi nk'izo nari mfite mu myaka 10 ishize, aho kugira ngo bizamutware imyaka 5 cyangwa 6 kugira ngo publishing igitabo, ahubwo bizamutwara igihe gitoya kuko yamenye na ya makuru ku gihe. So niyo mpamvu rero yatumye nashyiraho iyo nzu isohora ibitabo, kandi kugeza ubu rwose birimo kugenda neza. Ngarutse rero ku kibazo cya kabiri mwari mwambajije kivuga byerekeranye na expo turimo, nk'uko mubizi ubu kuva ku itariki 29 z'ukwa karindwi kugera ku itariki 17 z'ukwa munani hari kuba expo yo ku rwego rw'igihugu irimo kubera hano i Kigali Gikondo. Rero nk'abanditsi, nk'abahanzi ndetse n'abanyabugeni twatumiwe muri iyo expo tubifashijwemo na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'abahanzi. Rero bahaye urubuga abanditsi, abapublisher cyangwa se izo nzu zisohora ibitabo kugira ngo zegere abaturarwanda, abaturutse mu mahanga, abitabiriye expo bose, kugira ngo bamenye uruganda rw'igitabo rukora rute, ni gute umuntu wumva yasohora igitabo, ese yabikora gute, ese koko ibyo bitabo birahari, umuntu yaza akabigura, yaza akabisoma, yabibona. So ni muri ubwo buryo rero twitabiye expo nk'abandi bose, nk'abacuruzi cyangwa se n'abandi bafite ibikorwa bamurikira abaturarwanda. Nicyo nabivugaho. Ubwo murabona noneho nk'ishusho imeze gute by'umwihariko kuri mwebwe aba publishers ndetse n'abanditsi b'ibitabo muri iyo expo? Kuri ubu ngubu kubera ko twaherukaga kwitabira imurikagurisha nk'iri ngiri mpuzamahanga mu 2017, urumva kugera mu 2025 harimo icyuho hafi imyaka 8 natwe tutitabira expo nk'abandi, kandi ubusanzwe nyine expo tuzikwiba buri mwaka. Icyo cyuho rero gisa nkaho gituma abantu bashamadukira cyangwa se bashamadukira cyangwa se bitabira kureba ibitabo, kumenya uko bikorwa, kumenya inzira bicamo kugira ngo igitabo gisohoke. Biracyari hasi ugereranyije n'ukundi abantu bitabira yenda ayandi masitandi. Ariko nk'urugero abantu bakuru, abantu bakuze, buriya abantu bakuze baba bafite ibintu byinshi basangiza abatoya, ndetse baba bashaka kungura ubumenyi kubwo bafite, ndetse n'ikindi cyiciro cy'abana. Abantu bakuze n'abana nibo usanga banyotewe n'igitabo. Nk'urugero hari abana badosiye muri standi, umwana afata ibitabo nka 5, ibi byose ni ibyanjye ndabitwara. Ako kantu karanshimishije, nakerekana uburyo umwana igitabo azi agaciro kacyo. Yumvaga afite inyota yuko ibyo byose abitwara, nyamara yafashemo n'iby'abakuru n'iby'abatoya. Nuko nabivuga. Rero haracyari inzira nini yo kubwira abantu nyine yuko igitabo ni business, cyangwa se kwandika ibitabo ni business nk'izindi business zose. Ni ubuhanzi, ni ubuhanga, ariko ni n'ikintu cyabyara inyungu. Urumva rero turashishikariza abantu nkamwe nk'itangazamakuru mwabidufashijemo kubwira abantu ni musure standi y'abanditsi n'abahanzi,
kugira ngo mumenye byinshi ku gitabo. Birumvikana hari umuntu uza yenda afite ikintu aje kugura ariko yamenye yuko hari na standi y'abanditsi, hari n'uwamufasha kumenya uko yakwandika igitabo, urumva aza yishimye kandi n'umubare w'abaza nawo utugana ukaba wakwiyongera. Nicyo nabivuga. Ambiance iyo urebye muri expo, ahantu henshi abantu bose baza bagana ni ahantu hari ibyicungo ibyicungo by'abana n'abantu bakuru, niho usanga n'umuntu uje muri expo banza siritse uko ubona n'abantu benshi bayitabira, abenshi ni abana n'ababyeyi. Usanga rero iyo bakinjira iyo target niho aba ari iya mbere, noneho yenda iya kabiri abantu bakaba bajya yenda bitewe n'ibyo abantu bashaka kurebamo, gutembera umeze nk'aho abantu baje no gutembera, ari ahantu ho gusohokera kubera guhura n'abantu benshi batandukanye. Navuga ngo ni isoko ryagutse riri international cyangwa mpuzamahanga, aho buri wese avuga ati ese ko ndeba Mozambique yaje kumurika ibintu ibi n'ibise bakora ibiki, ese ko yenda imvaho nshya iri hano burya babikora bati. Urumva navuga ko ari nk'umwanya mwiza wo kwagura navuga ngo ibitekerezo no kwagura amaso. Abantu baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Usanga rero hariya bidasaba kuguruka, ahubwo iyo wagezemo uhura n'abo bacuruzi kawuhariwe, uhura n'ibigo byinshi bitandukanye bikora serivisi zitandukanye kandi bifasha abantu. Ariko ambiance yo uko bwije nuko bukeye, iki ni cyumweru cya kabiri turimo kubona ko birimo kugenda neza. Havuna intangiriro, bishatse kuvuga ngo nibabona outcome cyangwa se ikivuyemo kizaba ari cyiza, nko kumenyekanisha ibyo bihangano no kumenyekanisha uruganda rw'igitabo n'abahanzi muri rusange. Turizera ko n'ubutaha naho bizakomeza kugenda neza, cyane ko nyine ari mu kubrandinga igihugu cyangwa se kumenyekanisha igihugu, kumenyekanisha ibikorwa mu Rwanda, na competition no guhangana ku isoko ry'umurimo ku isi no mu Rwanda muri rusange. Turizera rero yuko turimo kubikora neza ku buryo abadushyigikiye, abaduteye iteka ari iyo minisiteri bazabona ko mu by'ukuri ibyo bakoze, umugani w'ababandi ngo bareze abakura, ari ibintu byiza kandi bishobora kuzahamaho. Nicyo cyizere dufite. Nitwa Umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, intiti itekerereza ingoma, ni umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo, intekerezo z'u Rwanda n'umurage warwo, aho maze kwandika ibitabo 119. Aha turi rero muri exposition Igikondo, twaje kumurika ibihangano cyane cyane ibitabo twandika, ibitabo ku muco, amateka, ubuvanganzo, ururimi, ibisakuzo, imigani, imigenurano, inkuru, amakinamico n'ibindi byose bigiye muri ubu buryo uganisha ku kubungabunga no gusigasira ururimi n'umuco by'Abanyarwanda. Ubwo rero turi Gikondo, turimurika nk'abandi bose baryisabiye ku rwego mpuzamahanga. Abantu barimo baraza bake bake, ariko baraza gusa ntabwo ari igitangaza, kuko burya abantu benshi bakunda kwitabira imurika kenshi muri za weekend, mu mpera z'icyumweru, cyangwa se bakanaryitabira rigiye kurangira. Ubu rero nko mu mpera z'icyumweru kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru abantu barunze imodoka, ubu barimo baza ari bake bake, ariko buriya byose ntabwo bijya bihinduka, baza muri weekend cyangwa rigiye kurangira. Ibyo nibyo tumenyereye, ariko abantu barimo baraza. Kuri ayo masitandi mwegeranya abo mu ruganda rw'ibitabo, urabona aho bimeze gute by'umwihariko? Nabo baraza bake bake, ni kimwe n'ahandi. Erega iyo n'abandi baje natwe batugeraho, urumva ko mu gihe harimo kwinjira bake n'ubundi n'abagera iwacu baba ari bake, ariko barimo baraza. Gusa kenshi ubu tubategereje mu masaha guhera saa 11, bamwe bavuye no mu kazi nibwo bari bavuze. Urumva ko nibwo turaba tubafite cyane, ubundi bakaza muri za weekend. Muri expo y'intuza dufite abantu bagera muri 7, hakaza n'abandi 3 b'abanyabugeni, hakaza n'abandi 3 b'abamodo bare bakora za fashion. Urumva ko abahari tugera nko muri 12. Ko hari umwe mu bo twaganiriye yambwiye ko byari bimaze igihe kinini ngo biba, ariko ugasanga abanditsi ntabwo bari kubatumira cyangwa n'abasohora izo nyandiko. Hari amakuru waba ufiteho y'uburyo byagenze? Oya, rega burya umwana niwe wiha ingobyi. Urabona tubiheruka bikorwa na Rarite, inteko y'ururimi n'umuco, nibwo tubiheruka. Rero yabikoze muri 2019
ndumva ni na 18 biza kuvaho, inteko y'ururimi n'umuco iviriyeho ibyongera kubaho. Ubu nibwo twongeye gusaba moya minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, noneho irabitwemerera irabidukorera. Ntabwo rero umva yuko niyo yaduteye inkunga, niyo mpamvu tubirimo. ubwo hari icyizere yuko n'ubutaha mu myaka izakurikiraho bizakomeza kuba? Oya, icyo cyizere bakiduhaye rwose yuko bitazongera guhagarara, kuko niba bafite iterambere ry'ubuhanzi n'ubwanditsi mu nshingano zabo, urumva yuko bagomba kubikomeza, kuko twarabisabye barabitwemerera. Kandi mbega muri make icyizere dufite nuko bitazigera bihagarara, kuko barabitwemereye. Oya, badukurikiye nibaze mu imurikagurisha ry'igikondo mpuzamahanga hajemo igicuruzwa gishya cy'ibihangano by'ibitabo byo mu mashuri turabifite, iby'abana byo gusoma by'imigani, iby'ibisakuzo, inkuru ndende, harimo amateka n'umuco byinshi bishobora kurema umunyarwanda twifuza. Ubwo rero baze batugana aho turi, hanyuma badusure bihahire iby'ubwenge n'ubumenyi nzahura muntu, cyane cyane byubaka umunyarwanda. Njye nitwa Rukundo Patrick, nkaba naturutse Nyamirambo, nkaba ndi muri kampani ya Mudacumura Fisto Publisher hano muri Expo. Abandimo gucuruza ibitabo by'abana n'iby'abantu bakuru bimeze neza cyane, n'ubumenyi turi kongera. Ni sawa nubwo wenda abantu ubona iki gikorwa ari, navuga ko abantu ntabwo bari babimenyereye, ariko ni byiza abantu bari kuza bakeya, uko dufitemo ibitabo bigiye bitandukanye by'abana, by'abantu bakuru, ndetse hari n'amakampani agiye atandukanye. Abantu nyine bari kuza, ariko kubera ko ari n'itangiriro ntabwo birashyuha cyane, ariko biraza kumera neza cyane. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa, gusoma ni ibintu ubona bakunze cyane, nta kibazo. Ambiance yo rwose ndagira ngo abanyarwanda bataragera na hano bihutire kuhagera, harashyushye cyane, hameze neza cyane kabisa. Ndagira ngo nawe muri Expo urabizi ukuntu biba bimeze, amabrand yayiyongereye, harimo abantu benshi biyongereye, ibikorwa bishyashya, abantu bahagera, harashyushye cyane, hameze neza, nta kibazo kabisa. Ubutumwa nabagira nyine ni ukwirekura, inspiration buriya ni ikintu kirenze, buriya kwandika ni ibintu bari byiza, ni batinyuke bakora ibintu byiza kandi babigeze hano. Nabwo urabona ko haracyarimo n'umwanya, haracyari igihe cyo kuba waza ukagaragaza ibikorwa byawe, nta kibazo. Ikindi abanditsi rwose nibiyongere, batinyuke, bandike ibintu, ndabona bimeze neza, uburyo niba utaha cyangwa se n'ikindi gihe batinyuka bakandika ibintu byiza, kandi tukanagerageza kuba twabafasha kuba twanabigurisha, tukanabipublishinga, biroroshye cyane. Urakoze cyane. Iri murikagurisha riri kuba harimo abanditsi n'abikorera batunganya ibitabo batandukanye nyuma y'igihe kinini cyari gishize badatumirwa, ndetse kandi bakanashima Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bongere bahabwe umwanya muri iri murikagurisha ngarukamwaka. Abangaba ndetse kandi banakomeza bavuga ko bahawe icyizere cy'uko bazakomeza guhabwa uwo mwanya bakwiye kugira ngo bakomeze kugaragariza abantu ibyiza bakora. Iri murikagurisha ryatangiye kuwa 29 Nyakanga, rikaba rizasozwa kuwa 17 Kanama 2025. Ni naha dusoreje ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo cya none, mwateguriwe ndetse mukagezwaho nanjye Gilbert uko izagira. Ndabashimiye. Ufite igitekerezo ngirakamaro ushaka gutanga muri iki kiganiro, cyangwa se nawe uri umuhanzi cyangwa uri n'umwanditsi ufite impano runaka ukaba ushaka ko twazaganira muri iki kiganiro, ushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga za Radio Salus zitandukanye, cyangwa nanjye ukanyandikira kuri email yanjye ariyo gilbert@gmail.com. Ushobora kandi no kunyandikira ku mbuga nkoranyambaga bwite zanjye nka Instagram nkoresha Gilbert. Ndabashimiye, mukomeze kunogerwa na gahunda za Radio Salus. Ndanabararikira kuzakurikirana ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo cy'ubutaha. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Numwanya w'ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Pastor Rutayisire Antoine, nakunze iki kiganiro cy'Inganzo n'Ubuvanganzo cyaje imbere ko izagira kuri Radio Salus. I don't understand. Why? Igihangano cyanjye ni uburyo bwo kuzuka. Ushobora gupfa uyu munsi, iriya stati yanjye ikazamara imyaka 10. Yanditse ibitabo byinshi byatumye ahinduka umwanditsi w'ibihe byose.
ubwo yari arimo akina filime Fast and Furious yaburiye ubuzima bwe mu impanuka. Nitwa Izere Ruwanjehora, nkunda kumva ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo. Inganzo tuganire ku bijyanye n'inganzo zinyuranye mu kiganiro Inganzo. Ikiganiro Inganzo ni ikiganiro cya Radio Salus.